history ntago dushaka gutsindwa mu mahoro ni bande bari gutsinda Yanga cyane ko banabizi ko nyine bataratsinda match kuri Rayon Day bari yifuza kuba noneho ku munsi w'ejo batsinda bafite abakinnyi benshi umutoza wenda amaze iminsi akoresha twagenda dufatanye kureba dukurikije imikino y'ishuti bakinnye abakinnyi umutoza ashobora gukoresha wenda nabo mu myitozo ku munsi w'ejo yarebaga urebye nko mu izamu nge mbona nta gihindutse bazakoresha uyu mwana witwa Ifi kuko Dirisa Kuyate amaze gusimburwa kabiri kandi kubera ikibazo cy'imvune amaze kuryama mu kibuga mu minota ya mbere inshuro ebyiri zikurikiranya ararwaye rwose uyu Dirisa Kuyate ararwaye ntabwo umubiri umeze neza ku buryo yabanzamo ariko n'umwitozo bakamabaha urwaye waturwarira rimwe imyitozo bakamabaha bya bikoresho bye yavanye hanze yita dinyo ariko muri recruitment rero yakoze yabakameyo ni impeccable anaprefera uyu mwana witwa Yves rwose arabitubwe kare we prefera kurusha uko yureba ababaro ariko ikintu kijyanye na experience gishobora kuzatuma kuyatajyamo kuko urebye ejo nk'ikipe ya mbere yakoresheje kuyatera ari ejo kumyitozo wari uriyo nari ndiyo mwizamu yari yakoresheje kuyate nk'ikipe ya mbere aba defenseur batatu yari yakoresheje Emery Kabange na Rushema Chris ibumoso yari yabanje kwacisha Fabrice uriya yakunze Fabrice cyane ngo yakunze imikinire wing back introduce umwaka ushize uriya wavuye muri Sinda batsinda kuri kabiri hari Ese Rumogo aba mediateur yari yakoresheje abakaseri babiri urumva yari yakoresheje Sefu akoreshana Ntarindwa Aimable imbere yabo hari Abedi Girimana Sefu na Aimable Sefu na Aimable abakaseri babiri yabanje mu byaragaje niwe yari yakoresheje aho ngaho ku kipe yabiri inyuma cyane urumva imbere yakoresheje Shadrack Bingbero na Yves uriya wavuye muri Yves ariko mu ikipe ya kabiri witwa Musore yaragendaga ntago ari bya bindi bya Musore w'icyumweru gishize witwa Aimable yakoze iminota 30 mu ikipe ya kabiri iyindi yasayikora mu ikipe ya mbere ushushanyo ku musore yagendaga ikipe ya mbere yakoramo umukinnyi umwe uko nuvuga ngo Aimable urumva yesaza mu ikipe ya mbere Aimable na Sefu ndetse na Abedi imbere tubwiye ko yakoresheje Bingbero ndetse na Yves harabura mu umwe rero ntazi Basane urumva ni aba defenseur batatu aba mediateur batanu urumva nabo wing back babiri Serumogo ku ruhande rumwe na Fabrice n'abandi nabo ba mediateur batatu ariko mu ikipe ya kabiri banyabwira umuntu witwa Musore Prince ku bintu by'ama overlap bimwe David akunda Musore Prince yaragenda kutanga kongera kawusaba none asubira inyuma byihuse amamonte Prince ashobora kuzabanza n'amacross menshi cyane Jesus wanjye bashaka kumwicaza witwa Jesus ntakintu ufana na Prince Musore cyane oya ejo Musore yaragendaga politike bamukozeho menya yarazumvise nkuko Ntarindwa se bikoza akava mu ya kabiri akaza mu ya mbere nawe byageze bamuzana muri oya we ntago yaje mu ya mbere yagumye mu ya kabiri yagumye mu ya kabiri imigendere yumvikana ariko undi mukinnyi umuntu witwa Rivarido uriya mwana wavuye muri Gasu Rivarido aragenda cyane n'umuntu witwa Basane oya Basane ni bisanzwe Basane umwe mu bakinnyi Sport ifite beza kabisa azizi Basane Yves nk'umukinnyi mushya ubwo tuyungurure rero ducenshura turebe mwiza ariko ikintu kijyanye na automatisme we na Shadrack ntabwo barakikora aracyari mushya kuko yanabakuyemo kare arabanza arabaganiriza ari babiri baganiriye nk'iminota nk'icumi ari kubaganiriza kuri partnership yabo abo ni abataka babiri Bingbero na Yves na Yves ariko umuntu witwa Rivarido ni urundi rwego azamuha akazi ubwo ducenshura rero turebe 11 bashoboka dukurikije 11 rero bashoboka mubona bahagara imbere ya Yanga twese twagiye kureba iyi Rayon week ni Yves ngizamu ni Yves mwabyemeje Yves arifate yatararwaye Yves arimo mugisha Yves aho ni V batatu noneho binyuma batatu Emery ni ibisanzwe hakaza Kabange urumva na Rushema nabo bose batatu Emery Kabange na Rushema noneho abarufbek Aimable kameze neza Aimable wohe nsaba Imana ariko nibwo akiza oreka tumushyire kuri bench perezida aravuga ko bari kumudisciplina urarute mubanzamo nibwo akiza iburyo ubwo ni Serumogo y'ibumoso ni Serije Ziporo gose nge niwe nashyiramo kandi babwira ko Musore yagendaga cyane afite amabofara apfude kandi uwo mu ya mbere yari Fabrice ariko Ibe ushobora kumushyiramo nka Paul cyangwa ugashyiramo
bano ahubwo bakinnyi tuyipanze gutya ukabubice kariyeri Fabrice yakina ku ruhande rw'ibumoso Fabrice kuko ubona ko umutoza mukunda urumva rero wabanjeje mu myitozo niba avuye muri Axel agiye ku ruhande none rw'ibumoso ni Fabrice abakaseri babiri ubona abakaseri babiri akagombye kuba ari Richard urumva ndashimira Richard yego n'umuntu witwa Tambwe nakinisha Richard na ntarindwa ubwo Richard ntarindwa agasa n'ari ukasa akaguma inyuma cyane akoresha ashoboye irarore ya box to box ari sawa imbere ari umutoza akunda sefu erega turi gupanga yacu kuri leadership yiwe ariko iyo leadership wabore secretary erega Richard nawe arayigira ariko irene imyitozo mu wasanga turi gucancura yacu turacancura yacu ubwo hagati dushyizemo Aimable imyitozo iwende yorene Aimable na Richard bose nk'ubu ndabizi ko umutoza adakunda Richard nko mu mikino amaze kumukinisha ariko urebye reality hari Richard ararusha abandi bakinnyi bari muri Rayon Sport mu kibuga hagati cyane cyane muri recuperation Richard arabarusha kabisa mu kibuga buryo ubonye mediateur w'imoso nk'uyu aba ari ikintu cyiza cyane kugira ngo ajye n'akavaringa ku ruhande rw'ibumoso ubwo imbere yabo reka duhere ku mpande ubwo tugiye gukora iriya triangle yo hagati tuyisoze ubwo navuze ntarindwa muvugana nishimiye Richard imbere yabo na Beti Beti ubundi niyo match ya Beti kuri Yanga rwose niyo match ye ndagomba kwereka bari yuko nubwo yabahendeye ukuri kubafasha Yanga kuko urwego rwe nibwo azaba ari ku 10 urwego rwe ni urwa ba Pako Mizuzu azaba ari ku 10 ni igipimo none abataka babiri ubwo Yves na Bero na Bing Bero nubwo ndavuye mu mvune ariko ngomeze neza cyane Yves asa n'uturuka mu mpande Bero arimo arakina nyina pivota ari imbere sabose none se ko numva wa muntu tudahuje uruhu mwamusize inyuma ingoma yavunitse kuri match ya Gorilla agomba no kujya presenta jezi neza